bafunze bava mwenga berekeza Kamituga bagataha cyangwa se bakagira ko nabonye se nabo bagenda habazarendo nabonye ngo imbabura amasafuriya imyenda ibiryo iyo ni video ihari biriya bakora abarundi bakoze abarundi mwenga nuko bagiye kumanywa ubundi ingabo zimuvinga nijoro birashoboka ariko ashobora kutazakora uzi kugira akomeza ahembwa amafaranga na Tshisekedi amucenga ariko Tshisekedi afite inzego z'ubutasi zibireba dufite batayo zingana gute unayishimiye afite division zirenga ebyiri muri kiriya gice cy'ibirwano reka nkubwire Sandri birashoboka ariko afite ingabo nyinshi kuzihakura ako kanya zose ni benshi buriya nibamara no gutaha abarundi bazabona impinduka bazongera bona ingabo ku misozi icyo ngicyo nanone butegetse gutera imibare twigeze kugihunga kare tugisha ku ruhande ariko nta nubwo uzi ko batashye barashwe batashye baneshejwe wabwiwe n'iki ko wamugana igitekerezo cya muntu barashe niba atavuga ataho guturana nawe vaho genda nabonye intambara zikaze ngo zikuvugwa kuri itariki turo y'uyu munsi hagati y'inyeshyamba za FM23 ngo n'abarwanyi ba Zalendo mu mujyi wa Nyabyondo mu karere ka Masisi Nyabyondo ni warikaye na Masisi Kongo ejo bakora amanyanga abantu bagaceceka ariko amanyanga yakorwa mu 23 isuye warikare ntago we ndutse kisi yaceceka ari leta ya Kinshasa ishyiraho umukono n'ikaramu wagira ngo baravuga ati ikaramu nta kivuze ari mu 23 yavuga ngo mu bisinye ko bimeze gutyo bishaka bizasenyuke njambaza nkashaka kubaza abantu ba M23 n'aba leta bagiduha muri Qatar none se intera hamwe ko zahungiye muri Kongo u Rwanda rwabonye amahoro ako kanya oya izo mbunda siyo bazisiga muri Uvira niba ari za FARDC izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788323266 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars buy and ship your dream cars kire gutero kuba izi ngabo z'abaturanyi bacu bahunze bava muri Kamituga bafunze bava mwenga berekeza Kamituga bavaga mwenga bajya Kamituga mu gasantere yego kandi aho Kamituga niho abaturage uretse kwigaragambya abantu bashaka umuzarendo mu maso yabo evidemment n'abarundi sabazarendo yego ariko urebye nka geography hari ukuntu imeze ubona ingabo ziramutse ziri mwenga zishaka gutaha iwabo kubona aho zimenera mu mashyamba y'itombwe guca Ndondo guca Rugezi guca hari Kaziba hari ivuriro bari mwenga ya mwenga ari cyangwa mwenga sud cyangwa mwenga noro yego ubona inzira yo kugira ngo bazataninge kuko ingabo zose no kuva mu birindiro ziranasimburana uretse zisimburana zimwe zibanza kuza izindi kabona kugenda ntago muti birindiro ngo izindi zazi zibikabe nyuma yego wenda aho kuvuga ngo barimo gusimburanya ingabo niho nashaka kuvuga ko bitumvikana ariko contingent z'i Burundi zivuga twinitahire cyangwa tudiporinga ahandi amayira bafite ni Kamituga yego kuko niba cyo minembwe hagati ya FM23 twigwa no barahagenzura rero uvuye Shabunda ukava mwenga niba harabari warungu cyangwa se bose abarundi ntabwo nzi deployment yabo kwimeze ariko iriya Kamituga nimwe mu nzira yabashoboza kuzenguruka bagaca Fizi yepfo baca Fizi bakagera kuri Tanganyika bakurira amato yabo bagataha cyangwa se bakagira ko nabonye se nabo bagenda habazarendo nabonye ngo imbabura amasafuriya imyenda ibiryo iyo ni video ihari mistake bakoze no guhinduranya ingabo ku manywa cyangwa so guhinduranya nako no kwiba amasafuriya y'abaturage no ni mistake oya ni izabo barazifite ni izabo nabonye ngo ni by'abaturage oya ni ibyawe se nibateka gusa bavuga ko basahuye udusenta twasahuwe ariko ibyo ntabwo mbizi ariko ingabo zigendana ibikoresho byazo uzarebe video zazanya ingabo z'Ubugande muri aircraft zitaha zinaza bafite ibijerikane ku bifaru mama 23 cyagiye bijya goma itarafatwa bari bagafite ibikapu birimo ububido ibiki byose ese nibateka ne barya ya masafuriya biriya bakora abarundi bakoze abarundi mwenga nuko bagiye kumanywa ubundi ingabo zimuvinga nijoro
mushobora kumuvinga ku kagoroba sibyo Yego. cyangwa mu rukerera mwabikora uko mubyumva ariko ingabo kumuvinga zitari mu ntambara ngo muve mugiye ku rugamba ahantu cyangwa murarashwe mu ante bandade ahantu mbona basigaye bimuka ku manywa ni Kigali ukabona umuntu hariho n'uduhuye nawe yikoreye matora n'intuze umusirikare oya ndavuga nyine abaturage Marsha ikibazo nayo mfite aha rero bishobora kuba ari nk'ikimenyetso cy'uko wa mugani Ndayishimiye ari gucanga ikarita ashobora wa mugani kuba agiye kuba yakimura ingabo ze birashoboka ariko ashobora kutazakora zose kugira akomeza ahembwe amafaranga na Tshisekedi amucenga ariko Tshisekedi afite inzego z'ubutasi zibireba yego dufite batayo zingana gute Ndayishimiye afite diviziyo zirenga ebyiri muri kiriya gice cy'imirwano yego reka nkubwire Sandri uruzi ko Ndayishimiye yihaye ukwezi ko gukura ingabo muri Kongo byaterwa n'ibikoresho bafite ariko amayira hari uyu munsi hatabaye andi makoridoro asayidira ndashaka kuvuga bakajya kuzenguruka muri Fizi nayo hose uzi ko byabatwara nk'ukwezi zirangabo ni nyinshi nta mihanda iba muri Kongo urumva bafite imbunda zinini bafite ikizenge n'iki byose ahubwo iyo umuza kumbaza uti se yaba ari inzira yo gukura ingabo muri Kongo petit à petit gahoro gahoro yego birashoboka birashoboka ariko afite ingabo nyinshi kuzihakura ako kanya zose ni benshi buriya nibamara no gutaha abarundi bazabona impinduka bazongera babona ingabo ku misozi mu bigo buriya babona ntazi ikibamo urumva aho uciye hose ubona ingabo ingabo 25 n'ingabo n'abasirikare benshi bari muri Kongo nibashaka bari kubacyura kubadeplasa byo nabona bitazamo cyane ku deployment cyangwa se guhinduranya kuko iyo abahinduranya haba abaje n'abagiye kandi abaturage bari kubifotora iriya muvumizwa ingabo z'u Burundi ariko kubera ibyo twavuzeho mu kiganiro byose Ndayishimiye se ubundi wa mugani wavuga ati ingabo z'u Kongo zipfa nk'impene ubundi ingabo zijya gushira muri Kongo nk'impene kubera ubwo niza Kongo zipfa nk'impene zizaba zipfa nk'ingurube cyangwa se nk'andi matungo cyangwa se niki niba yita ingabo za Kongo zipfa nk'impene ntashaka ko zikomeza kubashira nk'impene kuko ni commandant chef w'ingabo z'u Burundi abonye urugero rwo bagiye gufasha rudahwitse nka Che Guevara wikuye muri Kongo abonye ibyo ingabo zakoraga zindi bari bagiye gufatikanya na Ndayishimiye yakwigendera se mu ijambo rya Ndayishimiye buri ari mu Kirundo ntimwabonye yuko nawe asa n'umuntu wayobewe imyitwarire y'ingabo za Kongo nawe ubona ko byamuyobeye byamucanze yego yacyura ingabo ze rero birashoboka kandi twabivuzeho kenshi nese undi amaherezo yo kugira amaherezo nayahe nese wa mugani wa colonel wa twirwaneho i Burundi se muri Kongo ni mu Burundi ni ikibazo none se ko twanabivuzeho kare ubundi niba hari option B yo kuba bazihakura ku muriro w'isasu ikibazo none se ubwo gupfusha ingabo ni ishema ry'abarundi none se nigeze kubwira ikintu kimwe reka tunagisozerezo buriya twumva nk'intambara y'Uvira ariko ntabwo tureba impact zayo yego no kuvuga ngo nubwo mu Ventura shinga za Burundi imbaraga zisukubika zikura Uvira tekereza nkanda yishimiye perezida w'igihugu kubona ingabo zawe zirimo zikwira imishwaro zivuye mu kindi gihugu zishoyemo imbere y'abaturage bawe abakomeretse ukabona mbega amateka bajya gomva muri Rukivu ukayabona uca ibitoke ukabona aho hose ingabo zicanga zirimo zirukanka muri nyeshyamba uzi ko yaba ari fondoro y'ubutegetsi bwawe biriya Ndayishimiye nabikora n'ikintu yaganiriye na Ventura nta kiganiro na kimwe ubwe na komandoma yiwe na mikanso yiwe bakwicara bakavuga bati igihe tumaze niba twanasebye biri majeur biri minere nako ariko ubu dushobora gusaba de façon majeur ku buryo n'abaturage badukuraho iki badukuraho amaboko ikindi nahisozerezaho ariko gukuraho amaboko sibyo kubera de bandade kuva kuyabangira ingata kw'ingabo zawe birimo kugaragara ku butaka bw'igihugu cyawe icyo ngicyo nanone butegetsi gutera imibare twigeze kugihunga kare tugisha ku ruhande ariko nta nubwo uzi ko batashye barashwe batashye baneshejwe wabwiwe n'iki ko wamugana igitekerezo cya muntu barashe niba atavuga ataho guturana nawe vaho genda akara gukurikirana ko wakurasiye mwenga yakurasa n'ibujumbura bigakunda yego mieux vaut prévenir que guérir uteze kubundi banze kubona ko iyo mibare yose ishoboka igishoboka ubusiyo ishoboka nugucyura ingabo nkuko South Africa yazicyuye ntisebe Tanzania ikazicyura igihugu cy'igihanganye muri aka karere bafite na frame bakabagiyemo impuzamahanga ro nibemera buri kimwe yose yarabashyira amasinyatire usigara ko rikari tukavuga utari ko burya umusekare mwiza n'uriho umunyamakuru mwiza n'uriho umuhinzi mwiza n'ugihumeka nawe ugacyura ingabo zazigihumeka na cyane ko ako kantu kutuganiro kabayeho ntago waba ugiye
usebye waba ugiye nubwo waba utabishaka cyangwa utabyumva neza ufite ijambo rya nyiraho ngaho atari umutogoto w'ibitekerezo byawe gusa. So gukura ingabo mu Burundi rero mu mahoro ni option nziza, kuba zahava ku ngufu zikakurwaho ni option mbi iri wasi ishoboka, ariko muri izo option zombi ikirovias niko zigomba kuhava nyine, ntabwo ari mu Burundi hariya, ni muri Kongo. Yeah. Marsha, dusoza nabonye intambara zikaze ngo zikuvugwa kuri iyi tariki turo y'uyu munsi hagati y'inyeshyamba za FCM23 ngo n'abarwanyi ba Zalendo mu mujyi wa Nyabiondo mu karere ka Masisi. Nyabiondo ni warikaye na Masisi haregeranye, yego mu ntara ya Nord Kivu. Ngo kuva saa 6 z'ijoro abarwanyi ba Zalendo batangije ibitero kuri pozisiyo z'inyeshyamba za 23 ziri muri uwo mujyi w'ingenzi wa Masisi. Amasasu y'intwaro zikomeye n'iziremereye arumvikana muri Nyabiondo. Makuru akomeza avuga ko abaturage bahungiye mu nzu zabo ndetse batinya no gusohoka. Amakuru aturuka mu nzego z'umutekano avuga ko intego y'aba barwanyi ngari ugutera no kwirukana inyeshyamba za FCM23 muri uwo mujyi bamaze igihe bawufite mu maboko kuva muri Werurwe uyu mwaka turimo. Yego. Nyabiondo haba FDLR. Ni higanje hegera Masisi nako warikare, ariko mbona ikintu akanini bashaka ari kugira ngo M23 ishibura intambara ya nyayo, ari umutego basigare bayita bega nk'injajwa mu bya Doha, nubwo leta irasabona za Sukoyi urumva, ariko Kongo burya ntago yoroshye, ishobora no gukoresha Sukoyi ifite bituga ko ahitanga muri Qatar cyangwa muri Amerika. Urumva batangiye kugira gucuruzanya na Amerika amabuye y'agaciro. Urumva Kongo ifite ikintu hereza isi, M23 ntiragira ikintu hereza isi mu rwego mpuzamahanga yemerewe, kuko ntago ari igihugu gusa ikintu nk'ibyo ngibyo. Kongo ishobora gukora amanyanga abantu bagaceceka, ariko amanyanga yakogwa na M23 isuye warikare ntago wenda uzi ko isi yaceceka. Mu ntambara habamo uburyo bwa defensive n'uburi offensive. Yego. M23 ifite ubushobozi bwo guterwa ikitabara nkuko yabigenje za Sake, za Madimba nahe hose, za Kibumba leta ntigeze isiba neme kuhifashisha n'abatanzania n'iki byose. Ku mayobere y'inkumi hehe hose M23 yagiye ikora ibishoboka byose ikereka leta ko muri defensive yafata ahantu ikahacakira ikakomeza n'uyihakure n'ahandi hatandukanye. Ntabwo iri za Kitsumbiro ngibe muri za Rubero kubera ko leta ari imbabazi yayigiriye. Hariya ku biyaga bya Vicumbi urebye centre y'urugamba rwa M23 zatwirwa naho ziri, ntabwo ari impuhwe za leta, nuko nyine M23 barusha imbaraga, baba byifuzo bya leta yahabakura ikabajyana ikabakura aho bafite hose. Rero M23 giye navuga ngo izakomeza irwane no defensive match, urumva mpaka igihe iboneye izo mbohe bagira gute, mpaka igihe iboneye niyo ikipe yo kuza kureba uwarenze ku ntambara ninde ibe effective, kuko hazaba harimo ingabo za M23 n'iza leta bivanze, n'iza Amerika n'iza Qatar barebere hamwe ninde warenze ku mirwano n'iki byose. Ariko byo byose nanone insoza birishwa n'iki Sandri, birishwa no ko M23 isinya ceasefire na leta ntibashyireho zone tampo. No kuvuga ngo Nyabiondo hagumye kuba nta muntu watuye, bamwe baragiye inyuma abandi bakigira imbere, nundi kurasana ku bafite muri iyi minsi uretse biriya bikorwa n'indege abarwanira ku butaka. Ni ukubera uburyo ki ceasefire ya Kongo ibakanya amanyanga. Iyaba umwe yari ibirometero inyuma y'indi bakaboneka ibirometero 10 batandukanije, sha nizi mbundu ubona z'imisada burya ikirasa imbundi rasa hejuru y'ibirometero 10 bari imbundu idasanzwe, sibyo? Isi mbunda zo mu ntoki ntayiharasa ngo uzajya gushotora umusirikare uri inyuma y'ibyo birometero. Abaza kujera uko nta burenga ku mirwano baza bari muri ibyo birometero bibatandukanye. Ubwo no kuvuga ngo Monisco ya Vigoma ikajya gushyira ibigo muri izo zone, sibyo? Kandi harimo aba M23 nabo bavanze bareba koko ninde waherenze kuri ibi nibi ibyo bita groupe observateur militaire. Hanyuma rero iyi ni victimité, izi ni impact ni consequence zuko leta na M23 bajya basinya ibintu bitujuje ingredient za standard international. Ari leta ya Kinshasa ishyiraho umukono n'ikaramu wagira ngo baravuga ati ikaramu nta kivuze, ari M23 yavuga ngo mu bisinye kuko bimeze gutyo bishaka bizasenyuke. Njyambaza nkashaka kubaza abantu ba M23 n'aba leta bagiduha muri Qatar. Na Qatar bahuza kandi baje kwisanga bato basinya ceasefire itagira zone tampo. Iri ni ikosa nta nubwo agenda bibona mushotoranye kuko ku mpande zombi bari muri ambigite.
yego bari muri sizifaya bakireba n'amaso ku maso. Ibyo se bibaho? Nibavuge bati dushyizeho kilometero oto cyangwa se runaka hagati yacu zitarangwamo muzarendo, zitarangwamo M23, zitarangwamo igikorwa icyo ari cyo cyose, bahereze umuntu uhagera. Barabikoze komite de verification barayikoze yego yo kuverifia ibyo ngibyo. Ariko ibyakongo abantu bizagoranira, bubaka igorofa ku Musenyi yasenyuka bagatangazwa nabyo. Uhaye inzu fondasiyo idashinga, ejo nigwa n'abantu uvuge ngo kandi kabaye yabe mu 23 ku bintu byo gushotorana muri iyi minsi, mbona nta burenganzira bifitiye bwo kubikomplaininga. Yaba itakisha sa mu 23 kubisika tumurira he, nta burenganzira leta ifite byo kubikomplaininga. Azirongazi bicaranye bakibagiza igwe y'ingenzi yo kuvuga ngo turahagarika imirwano gute tugituranye muri ubu buryo. Qatar ikabyemera, Amerika byemera. Kuki Kongo ibintu bikorerwa by'amafuti isi kabikomera amashyi? Sizi fayi itagira akarere katangwa imirwano ibaho, katanga umusirikare demilitarized zone, icyo bivuga ibyo biri ku rwego rw'isi n'ababihimbye se yewe. Ariko Kongo ntabyigira. Ni guki Kongo ubwo kuki Kongo itarwana na M23 cyangwa M23 na leta? Burya nicyo kigize inkuru kuri yewe. Hashize iminsi 2 batarwanye, ndavuga abantu banyweye iki bariye. Ariko nta kintu kibabuza kurwana, bafite uburenganzira bwo kurwana bwose. Yego. Baracyarebana ku maso, baracyatongana, hari n'abatawanyika bakagira gute ibintu buriya baracyahura kenshi, ahubwo intambara ziba ni nkeya. Marshate muri iki kiganiro amakuru ansanzeho nuko ngo Uvira FRDC n'abarundi batangiye guhungishiriza ibitwaro byabo i Burundi biciye ku mupaka. Nkavuga ni ibi ngibi ntibyaba wa mugani, hari kumwe bavuga ngo nyamara mu gihe kiri imbere dushobora kuzumva akari imbere gahinda, ariko kagahinda neza. Kaba gahinda neza kuri mu Ventura, gahinda nabi kuri leta y'u Burundi na Yazayire baba bari batsindwa birukanka. Ariko yaba ari amahoro ndayishimiye atangiye kwishakira nanone tubyibuke. Kandi koko umunyarwanda aciye umugani ngo iyo amagara aterewe hejuru wese asamaye. None se interahamwe ko zahungiye muri Kongo, u Rwanda rwabonye amahoro ako kanya? Oya. Izo mbunda si bazisiga muri Uvira, niba ari za FARDC n'abarundi nyine ntacyo n'abarundi. Yego. Ngewe nemera mu myemerere yanjye ko abantu bakemura ikibazo d'une façon pacifique. So niba babikoze it's okay, barimo kubikora. Yego. Ariko Sandrine, niki kintu kiruta umutima wawe? Ndayishimiye akomeje bakabikora gutyo aritsira. Urumva? FIDC kagenda iritsira itiripotinze ngo bakora igisirikare kimwe, kuko nabirumanga bo bariho kandi babayeho. Kabiri rutarimwe. Urumva? Icyo gikorwa nakita nka kabiri karutarimwe. Sibyo? Ariko nanone ngiyewe kubera ko mu kujya munyita umuntu nk'umunye ntambara. Yego. Buriya nanone yo kugira ngo banagende kuriya. Sibyo? Wana barasaba bakagenda bazi uko bagiye batsinzwe. Bakagenda bazi ko niba nasubutu bazakubutwa no gutaha. Ahese ngabo ziriyo nanone nkongera kwibaza, izi ngabo ziriyo zaba zishizeyo ko wa mugano wawe kari nyinshi cyane wa mugabo we. Ubwo zaba ari ingabo zo muri logistique zishinzwe, kuko mu matsinda y'ingabo harimo abashinzwe ibikoresho, aba S4 cyangwa aba J4. Ubwo ni izishinzwe ibikoresho zabijyanye. Ariko zitabishinzwe, ese ubundi iyo manipulation, bon c'est pas manipulation, ibintu twumva muri Uvira FIDC sitabirimo byo byatanga iki? Nese mu FIDC wese yemerewe guhita ajya mu ngabo z'undi akiyungaho? Oya. Uhasigaye se ahubwo yumbwira ngo babijyanye Karemi, kuko Karemi waba ugiye mukiri mu gihugu cyanyu. Yego. Ariko urabijyana Bujumbura, ngezo mbona n'izigi Bujumbura, kuki se FIDC itarahangana n'u Burundi urimo kwitwarira imbunda? Kuki se mu Ventura yabwiye Samidi yarasi ngo mu mbunda muzajyana attention ntimuzakore ku mbunda ya FIDC nimwe. Barazibaruraga nakara n'amanimero yazo, cyangwa se bakagiye kuzibitsa yose. Kuzibitsa se mu Ventura yabyemeye, abazi uwo n'umutungo wa Kongo. Ntazagire wambukana imbunda. Niyo nakubwiye ngo kuharasa ukanazifata ibishoboka nicyo kintu giwe nahitamo. Ariko ubwo nyine barantokana barampitana muri commentaire batukunda intambara. Burya Sandrine, intambara ni mbi, ariko iyo mwarwanye n'umuntu ukamurusha umutsi, urumva? Kuko wini ya M23 n'abarundi, sibyo? Hako nanone uzabure bakazavamo. Nta muntu utimba uyundi ngo umukuru Uvira uvuga ukugiye tuzumva n'agasasu kava kujya kavimvira hano. Sinimo kwivuguruza kujya navuze, urumva? Hama 23 Uvira yabihaboneye nanone amahoro. Ntayo nta mahoro, nta mahoro y'abanyabyari kuwiteka avuga. Abantu bagiye bahekira amenyo bajyanye n'imbunda zabo, ariko nanone abariho neseke ko abaturage no babahungukiye. Yego.
abaturage bahungukiye yego pe byaba ngewe ari byiza cyane. ni ariko escalimusha zazaba nyinshi z'abantu ibyo bita dutera ushuma tuvi Burundi ariko wenda ibyo baganira ubwo biganira bate nakazava ahangaha tuzaka ariko pe niba ibintu byo kuvugwa byaba ari amahire kuko intambara ni mbi noneho narebe akabyo niyo uvuga ari bibi noneho ni bibi cyane uzarebe imigi itarwaniwemo kuko nikunda kugira ibintu by'ikiburi buriya nka Bukavu yagize ikiburi kuri M23 gikomeye kugeza naho barasara kuri Place de l'Indépendance wigeze kubona stade de l'Unité kuri Goma inama yabanangara umuntu ugeze uyirasaho buriya Goma iri kuri discipline kubera intambara yabonye bene imigi nka Uvira ubwo Uvira nitarwanirwamo na Bukavu itabaterarwaniyemo M23 kubera sidi kivubiza abagora burya abantu harwanira ukakora operation urumva ukaoperatinga neza ubu ndiko kamaro k'icyo bita operation yego intambara hitana benshi ariko umuntu hari aramenya ngo ibi bintu numvise biturika ntibizongere guturika mu mugina byumvise rimwe na rizima sibyo suko na Goma idahangayika zino nyeshyamba ariko burya bazabitubwira muri commentaire intambara ni mbi pe ariko umujyi warwaniwemo n'utarwaniwemo ushobora kurwana ubundi gutambara bwa makanaki bikuyemo amashati n'abanyakutumba bikuyemo amasengeri n'abandi rukumeta yarapfuye maze kubyemera ishobora kukuzonga ariko nanone bashaka kukushyikiriza reka tubitware 50-50 yego Sandri nta kibera ku isi ahubwo subwo zangabo zaciye mwenga zikamanuka Kamituga ubwo sizo zaba zageza aho ngaho kingabo zihuta kubi aka kanya se marsha haro bagiye bakagenda n'amakamyo ko kayo ngoko rero ndumva ashaka kabisa mana uyu munsi nkuru z'uyu munsi ni z'amahoro kanaye pe I'm very happy kabisa nta mahoro arimo ushaka barateguye intambara si tu veux la paix prépare la guerre bari abantu bashaka kwambuka oya gusa ikimba na muri ibi bintu by'aya makuru uyu munsi yabimeze gutya ejo ukayakumva noneho uti byabaye ibindi wamugane ntawe ujya yizera ibi bintu none ubwo se abantu bizera yuko M23 yazadivansinga Uvira nk'iyisanga ariko abitsindiye kwitsindira mvuga nukundi nta kundi bataramutse batarwaniyemo ngiye numva byaba ari byiza cyane maca none se bigitararwaniyemo nka Bukavu ntiyakuze gutera ibibazo yego burya mwarwana tu ntugakunde kurwana mashaka nitahire mwarwana nyine intambara irasenya ntiyubaka my brother buri iryinyo bavanyemo bakarisimbuza n'iryo bakomeza guhomahoma hari igihe iryo bahoma mari kuzonga marshanda taje pe simpari ngewe ni byiza kabisa amahoro aganze mu karere intambara zishire abaturanyi tubane neza ibintu byo by'intambara ziba mu mitima ntago ziba mu byo uzi ko guturana n'umuturanyi uvuga uti arya byare iki ibyo ni bibi byose niko njya numva afazari mwaturana ntimusurana ariko kabuzi ngo nta kibi yangirira nta kintu kibi namugirira bakigiranira bana nicyo kibazo akiri ijambo ry'Imana dushimiye Imana ntabyo nakiri ibyo ngiryo ugomba kwerekana ko wahindutse uri nk'u Burundi cyangwa M23 wahindutse sibyo utawarahindutse ni cya kiri cyo kwirindiriza uzagira uzaheka ntago mbona u Burundi ukuntu bwiyambitse bwisize insenda mu intambara urumva yego ariko bagenda bakanoza ibyabo aba M23 bakanoza ibyabo bagaturana gusa ntago M23 izadivansinga ifite amaboko mu mufuka muri Uvira kabisahira nituri kumwe bwana Marshali ndagushimiye cyane wakoze cyane ku bitekerezo byawe ubu dusangije Imana ikurinde kandi iguhe umugisha Imana ndinda amahoro no kuvuze ugume amahoro kabisa ndinda amahoro ugume ikurinde ube amahoro nawe urakoze Imana ikurinde guha amahoro kuko wagakwiye kuba watangije isengero nk'uko urishojesheje ariko nta kibazo igihe riziye cyose Imana iraryakira gusa nyine nawe niho ari nk'akanyenyeri ufite ugakande kubera ko kugira ngo bigendere icyarimwe kuko byose birafasha buriya ntukajyane mu nzu y'Imana imbokoboko gusa ndabona urimo gukanda ndaza kumva akamesaje mu kanya kuko kumbwira gutyo gusa burya ntuzajya mu nzu y'Imana imbokoboko
turebe akira ishirireho Ishirire. yohereza ayo ushaka nyine mbese muhaye telefone njye guyohereza ayo ashaka none biramunaniye nyagasani utabara abantu bawe zana iyo yindi ufite telefone ebyiri se iriya sijya yibikaho amafaranga iregire ni iy'akazi ese iriya wayibikaho amafaranga ashaka iki yewe marsha urakoze ariko vuba itara rigiye kwaka abantu Imana ishimwe amen ayo ntacyo rwose kandi ni nkaya mpamvu itazakugeza i Kigali wari uyirya kare wari ku Ruyenzi urakoze cyane nawe uyu munsi mbazaniye inkuru nziza benshi baza mu Rwanda bibaza bati nihe twarara cyangwa se twamara ikiruhuko cyacu igisubizo nta kindi ni Rob's Meadows Villa Apartment. Iyi ni apartment iherereye hano ku kibuga cy'indege neza ndetse by'akarusho nibigusaba gukora urugendo. Tubafitiye services zitandukanye aho tubaha abashoferi ndetse dufite n'abakozi babafasha igihe muri kuri iyi apartment. By'akarusho kandi twabatekerejeho kuko hari na piscine, hari aho wicara wumva amahumbezi. Reka nkubwire ngo abafite itsinda rinini namwe twabatekerejeho duhamagare kuri ino nimero 0788 93 24 14. Rob's Meadows Villa Apartment ni wajuri igisubizo.